muzi oya Dr. Humura gusa ndagushimiye uburyo umfashije pe uramfashije niba ari ikintu nari nkeneye ni bino byangombwa kandi rwose uri intwari rega ntange ntabwo nifuzaga ko wapfa cyangwa wamera nabi gusa nuko ariko nawe warampigaga ubuse n'uba waranyisha ahubwo rega ntabwo ari giye we ntabwo ari giye urabizi ko twabanye ariko kubera ibibazo nari ndimo Mama Cyusa rero uyu munsi none wabonye yuko yaje gutera intambwe ajya kwa Iribagiza ageze kwa Iribagiza aratungurwa cyane kuba atasanze Mukanambara kuba atasanze Fabiola mbibutse abafite ubwoba ariko kuba atabasanze isavuga ati se bano bantu si baba bagiye gukora ibindi bikorwa bibi cyangwa se hari indi mipango bafite kubera iki uyu munsi batari kwirirwa mu rugo rero isabibwira Iribagiza aramubwira ati Iribagiza bari hehe arangishije Iribagiza aramubwira ati bagiye ndetse na Mama Kanyana yagiye ndetse Mama Kanyana araryamye ndetse na Kanyana araryamye ariko Fabiola na Iribagiza bagiye aratungurwa cyane arangije abwira uyu Iribagiza aramubwira ati Iribagiza rero uri umwana wanjye urabizi ndagukunda ati ngewe nje kukubwira ibintu bikomeye cyane Iribagiza aramubwira ati mbwira nta kibazo aramubwira ati Iribagiza bano bantu kuva twaragize umubano wacu warajemo agatotsi umubano wacu warabaye mubi tangira wirinde ibintu bashobora kuguha bashobora kukuroga Iribagiza cyumva ibyo bintu byo kumuroga ahita ajya hejuru avuga ati rero bano bantu nabanye nabo barandeze sinimvisha uburyo bashobora kundoga kandi twarabanye igihe kinini sinimvisha uburyo iki gihe aricyo baba bagiye kundoga mu byibukiranye rero muribuka yuko Iribagiza bajyaga bamuroga ariko Kanyana kahaba akagira ibyo amena yamara kubimena sana bibwira Iribagiza rero bituma akomeza yigirira icyizere avuga ngo bano bantu baranyanga ariko ntago banyanga ku rwego rubashobora kuvuga ngo bagiye kundoga babe banyica rero uri kubona yuko Iribagiza isahakanira Mama Cyusa aramubwira ati ariko ugomba kuba maso niba ari ibiryo ugiye kurya ukamenya neza ko ugiye gusangira nabo cyangwa se ugiye kwarurira mu gisoro kimwe n'icyabo ku buryo nta hantu na hamwe bavuga ngo bagiye kunyura ngo bakuroge ukabona yuko rero Mama Cyusa afite impungenge yuko Iribagiza bashobora kumuroga kugira ngo barye imitungo y'iwabo yose rero Iribagiza yamuhakaniye Mama Cyusa rero uri kubona yuko yabaye nk'umuntu nyine utabyumva neza ariko urabona yuko afite impungenge z'uyu mukobwa we Rugema rero urabona yuko uyu munsi none yagaragaye nyuma y'igihe kinini atagaragara yagaragaye ajyanye na Papa Emile bajyanye cya gisanduku kirimo ibyangombwa by'imitungo yo kwa Iribagiza rero urabona yuko Papa Emile Rugema buri ashobora kuba yamwumvishije akamubwira ya magambo ajya amubwira none Papa Emile twabonye atangira kuvuga ngo Rugema nawe washakaga kumiga ushaka kunyica ubuko kunyica byari kugenda gute Rugema akabwira ngo buriya gihe kiragiye ntabwo yari ngewe ahubwo yari nka Satani rero Papa Emile baganiriye ariko agira gushidikanya aravuga ngo Rugema bino bipapuro ndabikwereka ariko ndabisubizayo ese ko Papa Emile twari tuzi ko wenda ashobora kuba yashwanye n'abahungu be none tukaba turi kumva ari kuvuga ngo ikintu cyo kuvuga ngo yasubira ku bahungu be kandi tubona hagiye magatotsi tubona umubano wabaye utabaye mwiza kubera abahungu be batangiye kubabara cyane kubera urupapuro yasize yanditse avuga ngo ntago bazongera kubonana bakahita rero banamugira umwanzi ariko turi kubona yuko Papa Emile ndetse na Rugema ashobora kuzamurya kuko urabona yuko Papa Emile ni umuntu w'umunyamahoro Rugema rero ubona yuko ni umuntu ucangamutse nyine ucanye ku maso rero tutegereze turebe niba umubano wa Papa Emile na Rugema uzagira igihe ugakomera niba Rugema atazamurya.